Yesu Kristo ashimwe inshuti z'umusaraba. Uyu ni umunsi wa 256 dusoma Bibiliya. Turi mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Uyu munsi turatangira ku gice cya 16. Ibya Timoteyo. Nuko agera i Derube n'i Lusitira, hari umwigishwa witwaga Timoteyo, umwana w'umuyudakazi wizeye, ariko se yari umugiriki. Yashimwaga na bene data b'i Lusitira n'abo muri Ikoniyo. Uwo Pawulo ashaka ko bajyana. Nuko aramujyana, aramukeba kubw'abayuda bari bahari, kuko bose bari bazi yuko se ari umugiriki. Bakinyura mu mudugudu, bagenda babwira abaho iby'intumwa n'abakuru b'i Yerusalemu bategetse ngo babyitondere. Nuko amatorero akomerera mu byo kwizera, umubare wabo ukomeza kugwira iminsi yose. Pawulo ahamagarwa kujya i Makedoniya. Bukeye banyura mu gihugu cy'i Furugiya n'i Galatiya, babuzwa n'Umwuka Wera kuvuga ijambo ry'Imana muri Aziya. Bageze ahabangikanye n'i Musiya, bagerageza kujya i Bituniya, ariko Umwuka wa Yesu ntiyabakundira. Nuko banyura i Musiya bagera i Tirowa. Nijoro Pawulo ararota, abona umugabo w'umunyamakedoniya ahagaze amwinginga ati, ambuka uze i Makedoniya udutabare. Amaze kurota izo nzozi, uwo mwanya dushaka kujya i Makedoniya, kuko tumenye yuko Imana iduhamagariye kubabwira ubutumwa bwiza. Nuko dutsukira i Tirowa, turaromboreza tujya i Samotirake. Bukeye bwaho tugera i Neyapoli, tuvayo tugera i Filipi, n'umudugudu wa mbere wo mu ntara y'i Makedoniya wubatswe n'Abaroma bahimukiye. Tumara iminsi muri uwo mudugudu. Ku munsi w'isabato tuva mu mudugudu tujya ku mugezi inyuma y'irembo, dukeka yuko hariho ahantu ho gusengera. Turicara tuvugana n'abagore bahateraniye. Umugore witwa Rudiya waguraga imyenda y'imihengeri wo mu mudugudu witwa Ituwatira wubahaga Imana aratwumva. Umwami Yesu amwugururira umutima kugira ngo yite ku byo Pawulo yavugaga. Amaze kubatizanywa n'abo mu rugo rwe, aratwinginga ati, nimuba mubonye ko nizeye Umwami Yesu by'ukuri, nimuze iwanjye mucumbikeyo. Araduhata. Umukobwa utewe na dayimoni akizwa. Bukeye tujya aho basengera, duhura n'umuja uragura utewe na dayimoni, yungukiraga ba shebuja cyane n'ingemu. Uwo akurikira Pawulo, natwe arasakuza ati, aba bantu ni abagaragu b'Imana isumba byose, kandi barababwira inzira y'agakiza. Iminsi myinshi agumya kubigenza atyo. Ariko Pawulo abonye ko amurembeje, arahindukira abwira dayimoni ati, ndagutegetse mu izina rya Yesu Kristo muvemo. Amuvamo muri ako kanya. Ba shebuja babonye yuko nta ndamu bakimutezeho, bafata Pawulo na Sila barabakurubana, babajyana mu iguriro ku batware. Babashyira abacamanza bati, aba Bayuda bahagarika imitima cyane y'abo mu mudugudu wacu, kandi bigisha imigenzo tuzira kwemera cyangwa kuyikora, kuko turi Abaroma. Abari bahateraniye babahagurukiriza icyarimwe. Abacamanza babatanyaguriza imyenda, bategeka ko babakubita inkoni. Bamaze kubakubita inkoni nyinshi, babashyira mu nzu y'imbohe, bategeka umurinzi kubarinda cyane. Nawe ategetswe atyo, abajugunya mu nzu yo hagati, akomeza amaguru yabo mu mbago. Ariko mu gicuku Pawulo na Sila barasenga, baririmbira Imana, izindi mbohe zirabumva. Uwo mwanya habaho igishyitsi cyinshi, imfatiro z'inzu ziranyeganyega, inzugi zose ziherako zirakinguka, iminyururu ya bose iradohoka. Uwo murinzi arakanguka, abonye inzugi z'inzu y'imbohe zikingutse, agira ngo imbohe zacitse, akura inkota ye. Nuko agiye kwiyahura, Pawulo avuga ijwi rirenga ati, wikwigirira nabi, twese turi hano. Atumira itabaza, aturumbukira mu nzu ahinda umushyitsi, yikubita imbere ya Pawulo na Sila, maze arabasohokana, arababaza ati, batware, nkwiriye gukora nte ngo nkire? Baramusubiza bati, zera Umwami Yesu, urakira ubwawe n'abo mu rugo rwawe. Bamubwira ijambo ry'Umwami Yesu n'abo mu rugo rwe bose. Mu gicuku cy'iryo joro arabajyana, abuhagira inguma, aherako abatizanya n'abe bose. Arabazamura abajyana iwe, arabagaburira, yishimana cyane n'abo mu rugo rwe bose, kuko yizeye Imana.
Ijoro rikeye ba bacamanza batuma abasirikare babo bati rekura abo bantu. Umurinzi w'inzu y'imbohe abwira Pawulo ayo magambo ati abacamanza baratumye ngo murekurwe, nuko rero nimusohoke mugende amahoro. Ariko Pawulo arabasubiza ati badukubitiye imbere y'abantu, nta rubanza rwadutsinze kandi turi Abaroma, badushyira mu nzu y'imbohe, none barashaka kudukuramo rwihishwa. Reka da, ahubwo abe ari bo baza ubwabo badusohore. Ayo magambo abasirikare bayabwira abacamanza. Bumvise yuko ari Abaroma baratinya, baraza babasaba imbabazi, barabasohora babasaba kuva muri uwo mudugudu. Bamaze gusohoka mu nzu y'imbohe binjira kwa Ludiya, babona bene data, barabahugura baragenda. Ibyakozwe n'intumwa ibice 17. Abayuda birukana Pawulo i Tesalonike. Banyura muri Amfipoli no muri Apoloniya bagera i Tesalonike. Hariho isinagogi y'Abayuda. Nuko Pawulo nk'uko yamenyereye yinjira muri bo, ajya impaka nabo mu byanditswe ku masabato 3. Abibasobanurira abamenyesha yuko Kristo akwiriye kubabazwa no kuzuka mu bapfuye, kandi ati Yesu mbabwira niwe Kristo. Bamwe muri bo barabyemera, bifatanya na Pawulo na Sila n'abagira ikibubaha Imana benshi nabo, nuko abagore b'icyubahiro batari bake. Ariko Abayuda bagira ishyari, bajyana abagabo babi b'inzererezi ziba mu maguriro, bateranya igitero, batera imidugararo mu mudugudu, batera inzu ya Yasoni bashaka gukuramo Pawulo na Sila ngo babashyire imbere y'abantu. Bababuze bakurubana Yasoni na bene data bamwe, babajyana imbere y'abatwara umudugudu. Barasakuza bati abubitse ibihugu byose baje nino. Yasoni arabacumbikira. Aba bose bagomeye amategeko ya Kayisari, bavuga ko hariho undi mwami witwa Yesu. Abatwara umudugudu na rubanda bumvise ibyo bahagarika imitima. Nuko baka Yasoni n'abandi ingwate barabarekura. Ab'i Beroya nabo babirukana. Uwo mwanya muri iryo joro bene data bohereza Pawulo na Sila i Beroya. Basohoyeyo binjira mu isinagogi y'Abayuda. Ariko ababo bari beza kuruta ab'i Tesaloniki kuko bakiranye ijambo ry'Imana umutima ukunze. Bashaka mu byanditswe iminsi yose kugira ngo bamenye yuko ibyo bababwiye ari iby'ukuri koko. Nuko benshi muri bo barizera, n'abagore b'icyubahiro b'Abagiriki n'abagabo batari bake. Ariko Abayuda b'i Tesaloniki bamenye yuko ijambo ry'Imana rivugwa na Pawulo na i Beroya, naho bajyayo boshya rubanda barababangisha. Umwanya bene data bohereza Pawulo ngo aveyo ajye ku nyanja, ariko Sila na Timoteyo basigarayo. Nuko abaherekeje Pawulo bamujyana muri Atenayi. Amaze kubategeka kubwira Sila na Timoteyo ngo bamukurikire vuba cyane, basubirayo. Pawulo yigisha muri Atenayi. Ariko Pawulo akibarindiriye muri Atenayi ahagarika umutima cyane, kuko abonye uwo mudugudu wuzuye ibishushanyo bisengwa. Nuko agira impaka mu isinagogi y'Abayuda n'abubaha Imana, kandi no mu iguriro iminsi yose ajya impaka n'abamusangaga. Bamwe mu banyabwenge bitwa Abepikureyo n'abandi bitwa Abasitoyiko bahura nawe. Bamwe muri bo barabazanya bati uyu munyamagambo arashaka kuvuga iki? Abandi bati ubanza ari uwigisha abantu imana z'inzaduka. Babivugiye batyo kuko yavugaga ubutumwa bwiza bwa Yesu n'ubwo kuzuka. Baramufata bamujyana muri Areyopago, baramubaza bati mbese twashobora kumenya izo nyigisho nshya uvuga izo ari zo, kuzanya amagambo y'inzaduka mu matwi yacu? Nuko rero turashaka kuyamenya yariyo, kuko Abanyatenayi bose n'abasuhuke baho batagiraga icyo bakora keretse gushyushya inkuru no kumva ibyadutse. Nuko Pawulo ahagarara hagati ya Areyopago aravuga ati bagabo b'Abanyatenayi, mbonye muri byose ko mukabije kwibanda mu by'idini. Ubwo nagendagendaga nitegereza ibyo musenga, nasanze igicaniro cyanditsweho ngo icy'Imana itamenywa. Nuko iyo musenga mutayizi niyo mbabwira. Imana yaremye isi n'ibiyirimo byose, iyo kuko ariyo mwami w'ijuru n'isi,
ntiba mu nsengero zubatswe n'abantu kandi ntikorerwa n'amaboko y'abantu nk'ugira icyo akennye, kuko ariyo yahaye bose ubugingo no guhumeka n'ibindi byose, kandi yaremye amahanga yose y'abantu bakomoka ku muntu umwe, ibakwiza mu isi yose. Ni nayo yashyizeho ibihe by'imyaka ko bikurikiranwa uko yategetse, igabaniriza abantu ingabano z'aho batuye kugira ngo bashake Imana, ngo ahari babashe kuyibona bakabakabye, kandi koko ntiri kure y'umuntu wese muri twe, kuko ari muri yo dufite ubugingo bwacu tugenda turiho, nk'uko bamwe bo mu baririmbyi b'indirimbo banyu bavuze bati turi urubyaro rwayo. Nuko rero ubwo turi urubyaro rw'Imana, ntidukwiriye kwibwira yuko Imana isa n'izahabu cyangwa ifeza cyangwa ibuye cyangwa ikindi kibajijwe n'ubukorikori bw'abantu n'ubwenge bwabo. Nuko iyo minsi yo kujijwa Imana yarayirengagije, ariko noneho itegeka abantu bose bari hose kwihana, kuko yashyizeho umunsi wo guciraho urubanza rw'ukuri rw'abari mu isi bose. Izarucisha umuntu yatoranije kandi bihamirije abantu bose ubwo yamuzuye. Bumvise ibyo kuzuka, bamwe barabinegura, abandi bati uzabitubwira ubundi. Nuko Pawulo ava muri bo, ariko abagabo bamwe bifatanya nawe barizera, harimo Diyoniziyo wo mu Areyopago kandi n'umugore witwaga Damari n'abandi hamwe nabo. Byakozwe n'intumwa ibice 18. Pawulo ajya i Korinto, umwami Yesu amubonekerayo. Hanyuma y'ibyo Pawulo ava muri Atenayi ajya i Korinto, asangayo umuyuda witwaga Akwila wavukiye i Ponto, wari uvanye muri Italiya vuba n'umugore we Purusikira, kuko Kilawudiyo yari yarategetse abayuda bose kuva i Roma. Nuko ajya kubasura, kandi kuko basangira umwuga abana nabo bakorana imirimo, kuko umwuga wabo wari uwo kuboha amahema. Agira impaka mu isinagogi amasabato yose, yemeza abayuda n'abagiriki. Maze Sila na Timoteyo baje bavuye muri Makedoniya, Pawulo ahatwa n'ijambo ry'Imana, ahamiriza abayuda yuko Yesu ari we Kristo. Nabo bamugisha impaka batuka Yesu, akunkumura imyenda ye, arababwira ati amaraso yanyu ababeho, njyeweho ntandiho. Uhereye none ngiye ku banyamahanga. Ahera ko avayo yinjira mu nzu y'umuntu witwaga Titiyo Yusito wubahaga Imana. Inzu ye yari ihereranye n'isinagogi. Ariko Kirisipo, umutware w'isinagogi, yizerana umwami Yesu n'abo mu rugo rwe bose. N'Abakorinto benshi bumvise Pawulo nabo barizera barabatizwa. Maze umwami Yesu abonekera Pawulo nijoro mu nzozi, aramubwira ati ntutinye, ahubwo uvuge we guceceka, kuko ndi kumwe nawe, kandi nta muntu uzagutera kukugirira nabi, kuko mfite abantu benshi muri uyu mudugudu. Amarayo umwaka n'amezi 6 yigisha ijambo ry'Imana muri bo. Abayuda barega Pawulo kuri Galiyo, ariko ubwo Galiyo yari umutware wo muri Akaya, abayuda bahuza inama. Nuko batera Pawulo bamujyana imbere y'intebe y'imanza bati uyu yemeza abantu gusenga Imana mu buryo budahura n'amategeko. Pawulo yenda guterura amagambo, Galiyo abwira abayuda ati mwabayuda mwe, iyo haba hariho igicumuro cyangwa icyaha kibi, haba habonetse impamvu ko mbihanganira kubumva, ariko ubwo hariho impaka z'amagambo n'iz'amazina n'iz'amategeko yanyu, nimubyirangirize, sinshaka guca urubanza rw'ibyo, ni ibyanyu. Abirukana imbere y'intebe y'imanza. Abagiriki bose bafata Sositeni, umutware w'isinagogi, bamukubitira imbere y'intebe y'imanza, ariko Galiyo ntiyabyitaho. Pawulo asubira muri Antiyokiya. Nuko hanyuma y'ibyo Pawulo amarayo y'indi minsi myinshi, maze asezera kuri bene data, atsukiraho arambuka ajya i Siriya. Purusikira na Akwila bajyana nawe amaze kwiyogosheshereza i Kenkireya, kuko yari yarahize umuhigo. Bagera muri Efeso ba bandi abasigayo. Nuko yinjira mu isinagogi ajya impaka n'abayuda, bamwingingira gutindayo iyindi minsi, ariko ntiyabakundira. Ahubwo abasezeraho, arababwira ati nzagaruka ubundi Imana nibishaka. Atsukiraho ava muri Efeso. Urugendo rwa 3 rwa Pawulo. Arambuka afata i Kayisariya, arazamuka ajya i Yerusalemu.
aramutsa ab'itorero aramanuka ajya muri Antiyokiya, amarayo iminsi. Bukeye aragenda anyura mu gihugu cy'i Galatiya n'i Furugiya, ajya mu midugudu uko ikurikirana, akomeza abigishwa bose. Apolo yigisha muri Efeso n'i Korinto. Hariho umuyuda witwaga Apolo wavukiye muri Alekizanderiya, bukeye agera muri Efeso. Yari umuntu w'intyoza w'umunyabwenge kandi akaba n'umuhanga mu byanditswe. Uwo yari yarigishijwe inzira y'Umwami Yesu. Yagiraga umwete mwinshi mu mutima avuga ibya Yesu kandi abyigisha neza, ariko yari azi umubatizo wa Yohana gusa. Atangira kuvugira mu masinagogi ashize amanga, maze Purusukira na Akwila bamwumvise bamujyana iwabo, bamusobanurira inzira y'Imana kugira ngo arusheho kuyimenya neza. Ashatse kwambuka ngo ajye muri Akaya, bene data baramukomeza, bandikira abigishwa ngo bamwakire. Nawe asohoyeyo, ubuntu bw'Imana bumutera gufasha cyane abizeye, kuko yatsindiraga Abayuda cyane imbere y'abantu, abereka mu byanditswe yuko Yesu ari we Kristo. Imana ibahe umugisha. Ndabakunda mu izina rya Yesu. Tuzakomeza ku munsi w'ejo.